yoyo ni imana y'abagabo. Imana y'abagore ngira ifite n'amabere. Imana y'abagabo rero. Iyi ni imana y'abagabo. Iyo abagabo baje tukabahereza imiti nayo mfiteho ububasha kugira ngo ifasha abagabo bene wabo kuko hari ibintu nabyo yikora ugasanga abagabo bafashijwe. Kuri baba bagabo nyine badashoboye gutera akabariro. Iyo mana baraza ikabafasha umukecuru ati badashoboye nabo babyumvireho. Hanyuma niyi ni imana y'abagore ubwo ikora ibijyanye n'abagore bihwanye n'igitsina nayo igituma nayo iza kureba abagenzi bayo y'abakobwa babuze abagabo bagumiriwe mbese ngo bagumiwe nguko abakobwa bagira imyaka 30 ari nda musore umugeraho ariko iyo baje hano kwa muganga ndacuruza ibintu bigahomba najya kurangura nkindika abantu ntibanyishyure none rero hari umuntu wangiriye inama ko igishoro wari waragikuye rega abantu benshi mu Rwanda igishoro cyarabuze kubona igishoro cyavuye n'inguzanyo nagujije muri banki abantu bakagenda banyambura narangura ibintu bigahera mu nzu none rero hari umuntu wangiriye inama ko hari umuvuzi ari we hano kwa muganga Ngoma nshobora kuzana make nsigaranye akayahumanura nanjye nkacuruza nk'abandi nkuguka nk'abandi nanjye nkaba umukire nk'abandi. Waje guhumanuza ayo mafaranga byiza kuri wowe udukurikiye nonaha. Uyu ni umwanya mwiza rero nkuko muri kubibona uyu mwanya mwiza tukaba tuvuye ibwota amasimbi twiziye hano za Kibungo. Uyu munsi rero nta kintu kiri kutugenza nko kujya kubereka umuganga muri ubuvuzi gakondo bwa Kinyarwanda. Umuganga wabirazwe na basekuru nibyo bakoraga akabiraga n'abana be ndabita abana ariko nimpagera murasanga ari umusaza w'igitangaza uvurana n'umukecuru. Uwo muganga rero ibidasanzwe atandukaniyeho n'abandi bantu nuko we n'ababaganga bigize kasha makokero bigize akasongoyihwa we abakoraho rikaka iyo bariganije abantu. Uyu muganga si ibyo gusa byo kuba yashika abandi baganga bagenzi be ahubwo mu bintu bijyanye wowe ucuruza ugahomba kandi waranguye abandi barangura wowe ufite amafaranga yawe yanze kuzamuka ubireba araza akagukoraho rikaka. Uwo muganga rero mu kanya gatoya tudatinze tugiye kumubereka n'ibindi bitangaza yagiye akora nabyo uyu mumama bamwita Clarisse urihangana uvuge cyane ubwira abanyarwanda ndetse n'isi yose witwa Clarisse. Wowe mama bakwita nitwa Speciosa. Uyu bamwita Speciosa. Aha rero ni kwa muganga Ngoma abantu bamaze kubimenya. Hano kwa muganga Ngoma ndabona niba nitegereza neza kameramana adufasha ayo ni amafaranga ufite. Kimwe n'uyu mumama nawe ndi kubona afite amafaranga ariko ayo mafaranga nayiki urihangana uvuge cyane mama nubwo tugutunguye. Aya mafaranga nuko nje gushimira muganga Ngoma abajura bari baranjogoroje bahora banyiba buri munsi ampereza imiti nja gushira mu nzu umujura aje kwiba televiziyo igihe ayifasheho yomatana nayo aruma none nje gushimira muganga Ngoma kubera ko yankoreye neza yarankijije abajura ntobakigera mu nzi wanje none nkabanje kumushimira. Ibyo ni ishimwe rya muganga Ngoma. Uvuze neza ko uwo mujura yarumye arapfa byagenze gute? Bamufashe ari kuri televiziyo yayifashe yari yaje kwiba televiziyo ayikozeho biba birafatanye. Ubwo bamukuyeho muganga Ngoma niwe waje kuhamukura akoresheje imiti ye kubera yari yampaye yo gushira mu nzu. Ubwo muganga Ngoma niwe wamukuyeho akoresheje iyo miti. Ubwo ukaba waruzanye ishimwe. Sawa murakoze nanjye ningira amahirwe yo kongera guhura na muganga Ngoma ndi bumubwire. Hanyuma mama wowe ako nta kindi kibazo ufite? Ganira n'abanyarwanda. Kameramani wadufasha wegera uyu mumama uraza udufashe wegera uyu mumama nawe agira icyo abwira abanyarwanda ndetse n'abadukurikiye. Hanyuma aha ni kwa muganga Ngoma nawe ndabona ufasha amafaranga. Yego kubona ngewe ndi umucuruzi. Uri umucuruzi ucuruza iki? Curuza boutique ndacuruza ibintu bigahomba najya kurangura nkindika abantu ntibanyishyure none rero hari umuntu wangiriye inama ko igishoro wari waragikuye rega abantu benshi mu Rwanda igishoro cyarabuze kubona igishoro cyavuye n'inguzanyo
ni inguzanyo nagujije muri banki abantu bakagenda banyambura narangura ibintu bigahera mu nzu none rero hari umuntu wangiriye inama ko hari umuvuzi ari we hano kwa muganga Ngoma nshobora kuzana make nsigaranye akayahumanura nanjye nkacuruza nk'abandi nkuguka nk'abandi nanjye nkaba umukire nk'abandi. Waje guhumanuza ayo mafaranga ngo yavange n'andi usigaranye hanyuma urebe ko inyatsi za karande zakuvaho. Yego ngaya amafaranga nari nsigaranye. Yego. Kameramani nk'uko abanyarwanda babibona uyu yari waruje gushimira ngo bamufatiye umujura, uyu akaba umwe mu bari bagize ngo baje kurogoza amafaranga. Tubivuge gakeya, hari abantu ngo baba ADPR ngo batajya bemera ko amafaranga arogwa, ariko nanjye ndabiza amafaranga barayeroga, kandi kuyarogoza hano kwa muganga Ngoma nta kibazo kirimo. Banyita Olga. Bakwita Olga. Olga, ikintu cyakuzanye hano kwa muganga Ngoma ni ugukora iki? Njye mfite ikibazo, nari mfite umusheri w'umufiyanse twari twenda no kubana, ariko nyine nagiye kureba nsanga yashatse undi mukobwa. Ibyo bintu bireze hano hanze aha, wari ufite fiyanse muri no guteganya gukoresha ubukwe, none wagiye kumva wumva ngo yashatse undi mukobwa. Bari baransabye n'inka barazitanze, baratanze n'inkwano, ubwo ngiye kureba mbona yashatse undi mukobwa, ariko nyine sibwo bwa mbere bimbaye inshuro 3 zose. Nanjye naje kwa muganga Ngoma ngo amzire ikibazo naba mfite mu mubiri wanjye, kubera yuko bimbaye inshuro nyinshi cyane. Mwahuye wabonanye na muganga cyangwa ntabwo murabonana? Ntabwo twari twahura. Ariko ufite icyizere ko urataha ejo bundi rongo rwazi kongera zikanyobwa? Mfite icyizere cyane, kubera yuko abantu benshi bambwira yuko avura kandi akavura abantu bagakira ibibazo byose bafite. Nanjye mfite icyizere gikomeye. None wowe icyifuzo cyawe Olga, harya ni Olga? Banyita Olga. Icyifuzo cyawe Olga ngo ni ikihe cyatumye uza hano kwa muganga Ngoma? Ngenda shakura umuhungu, kubera yuko ndamukunda cyane pe. Umuhungu yanakajeho byinshi, twarakundanye, nta kintu cyanjye atazi, ngenda mukeneye cyane. Uwo muhungu mbese bibaye byiza yagaruka? Bibaye byiza yagaruka, ngenda mushaka. We icyifuzo cya Olga ngo nuko umusore washatse undi mugore yagaruka. Ntabwo nzongera amafaranga nzagarura. Urakira. Nzagarura. Ntabwo nzagarura. Nkuko mubireba rero ngo uyu ni wa muganga w'umunyakibungo twari tumaze kubabwira. Uyu muganga w'umunyakibungo ngo yaragize muze muri hangana muryamishije urebe. Kameramani uradufasha wegere hino tuganire n'uyu muntu ho gatoya. Uyu mureba hano ni umuntu wari umuganga w'ikibungo, yavuraga nawe mu buryo bwa gihanga. Ubu rero akaba yazanye n'umuntu, niba ari umugore we simbizi. Mwaramutse mwiriwe? Yego, uyu ni musaza wanjye. Uwo ni musaza wawe? Musaza wawe uri kubona ari kugaragurika, byagenze bite kugira aze hano kuri uyu muganga gakondo, umuganga bita Ngoma? Twari turyamye nijoro, barataka cyane, turabyuka tujya mu cyumba araramo, dusanga ari gusimbagurika cyane. Turamubaza akagiye kumva ari kuvuga ngo amafaranga y'abandi yariye, arasohoka hanze ariruka, tumwirukaho, tukabona ari gutega moto ngo bari kumukurura cyane ngo aze yishyura amafaranga y'abandi. Ubwo nawe niko kumukurikira, kimara gutega nawe wamukurikiye utaza aho ugiye? Naza aho ngiye, nibona aha hantu rwose hari muri kubona ari kugaragurikira. Aha rero umuganga ariko umuntu y'ayo mafaranga ngo ni umunyamahanga, ngo kuriyo hanze. Ubwo ariko icyizere gihari, turishyura amafaranga y'abandi, muganga arabikora, amafaranga tuyakurure, twishyura ideni ryandi bamurekure. Rero ubyumvishe, uyu muganga akora ibintu byinshi by'ibitangaza. Gusa abantu benshi bari kwibaza ngo uwo muganga ndi kuvuga ngo yaba ari hehe, ni gute byaba tutaramugeraho. Ni mu kanya gatoya ndacyari kumwe n'abantu bari hanze aha, gusa nawe maze kwa karandevu ko ndi buze kumubona. Witwa Dr Ngoma, uvura ibintu mu buryo bwa gihanga. Ariko Dr Ngoma urihangana, sinzi niba naba ncyanutse nkuko abanyarwanda bari kubibona, mufite akaguru kamwe ndetse n'akaboko kamwe. Nabwo muratubwira intandaro y'ibyo bintu yavuye hehe? Iyi ntandaro
ubwo nuko bera nabo nashatse ngo gusuzugura nk'ababyeyi aka kaboko n'akaguru karagenda. Umukecuru kugira akaboko n'akaguru ke kagende byari byagenze ute? uyu mugabo wanjye ngo yasuzuguraga ababyeyi be ababyeyi mu kujya gutaha baramubwira ati kubera agasuzuguro kawe uzabura akaboko n'akaguru. Kubera gusuzugura noneho niyo mpamvu wahise ugaruka muri uyu mwuga. Niko kugaruka muri uyu mwuga bitewe nuko nashatse kubireka. Ubundi ngiye ntangira kuvura mbitemo imyaka nga 65. Uyu umaze mu buvuzi. Abanzi bose bakagaruka bakaza mbasura mbavura neza babibona. Ubwo ni nomero yanjye kabiri kuri WhatsApp. Eri kuri WhatsApp cyangwa WhatsApp? WhatsApp. WhatsApp ubwo nabyo turaza kuyigeza ku banyarwanda mu kanya. Hanyuma ikibazo cy'amatsiko, hari umuntu waruri hano ku Karago mu kanya, mbonye mumaze kumuvura kuko asohotse ari muzima. Uwo muntu ngo yari yarigize umupfumu iriya mu bice by'ikibungo, yari ari kugaragurikana. Nirihe banga wakoresheje mumuvura? Ndabaza umukecuru kubera uburinganire. Kugira ngo tuvure uriya muntu yari yaribye amafaranga y'abanyamahanga, yihereza uruhanga bwo kugira ngo avure kandi atabishoboye. Ubwo rero yari amafaranga abandi ngazi kuvura, amafaranga y'abanyamahanga babonye ko ndacyo bavuye baraza rero baramuroga. Bamaze kumuroga none ngiyo bari gushakashaka kugira ngo bazamuvuze, ariko noneho natwe twaramuvuye turi gushaka kugira ngo atwishure yishyura n'amafaranga yariye. Noneho ubivuze neza, kuba ameze kuri hano abantu bamaze kongera kumubona nuko mwamuvuye. Nuko twamuvuye. Imiti muyikura hehe? Imiti yabuze hano mu Rwanda ko amashyamba yagiye acika, kandi umusaza ni wenda baza amashyamba muze yagiye acika, kandi ugereranyije nuko yabagaho ibiti byinshi mwakoreshaga byaracitse. Imiti mwe muyikura he kugira ngo ibyananiye abandi mwe mubishobore? Imiti yanyiva he? Imiti yacu turabishaka kurangiza tukajya no kubishaka hanze, n'ibindi nabyo tukabishaka tukaba twashobora no kuba twanabihenga tukabihenga no mu gikari. Kuko tuba tuzi ko bifite akamaro. Ngigera hano hari akantu nabonye ngo ni akanyamasyo. N'akanyamasyo nako nyine nako tukagakoresha. Hari amakuru n'indi kumva ngo niko mutuma imiti. Tugatuma imiti. Kagenda kirika kagenda kakajya kuzana guriya muti kakawuzana. Uko kagenda nk'umurabyo. Kandi kitwa akanyamasyo ko karagenda kakagenda nk'umurabyo. Ubu nizeye ko ugomba gushyira ubutunzi hirya no hino. Ubwo washakara miliyoni 5 ukaba wazibona. Ubutunzi buraje kandi ugiye ku butunzi ukomeye. Tukuvuye iyo nyatsi yo kukwangira ubutunzi. Ukaba ugomba kubisubirana n'ibyari byagiye byose uko bikamubwira bitakugaruka. Nk'uko mubibona rero hano abanyarwanda ndetse n'isi yose, uyu musore bakwita uyu musore bakwita hanyuma ngo si ibyo gusa, ngo muganga ngo ndetse ararasaga kandi cyangwa se akaguha amavuta ukisiga, waba uri umusore ukagira ubutunzi. Mubibona rero twahasanze umurongo mwinshi. Muganga ni igitangaza, kuba nanjye namumenye nuko akora ibintu bigiye bitandukanye. Uyu ni Muganga Ngoma. Kwa Muganga Ngoma hari abandi bamama ndetse n'abandi bantu n'abakobwa muri rusange. Mama bakwita? Banyita Claudine. Uyu ni mama bamwita Claudine. Claudine wewe waje hano kwa Muganga Ngoma gukora iki? Ngewe naje kwivuza. Umugabo wanjye ni umusinzi, afata amafaranga yose akayatwara mu kabari. Nta kintu ndageraho, narakoze kandi kuva kera. Ubwo rero bamundangiye, naje kugira ngo amereze imiti yo kumutujisha kugira ngo nawe mbone ikintu nageraho. Ese waje gufata imiti yo kumuturisha aho si bya bindi bamwe bavuga ngo ni inzaratsi cyangwa
ibyo byo twabifata mu ruhero oya ntabwo ari inzaratsi ni ukumutuzisha kugira ngo atuze ashyire ubwenge ku gihe amere nk'abandi bagabo nawe ajya arakora natwe turebe yuko twagera ku iterambere nk'abandi muri kubibona ndi kumwe n'umusore rwose amakuru numvishe umusore ngo uba mu nkambi mba mu nkambi umuryango wose wanjye wagiye mu mahanga igituma njye natajyayo biranyobera cyane ariko bari bambwiye ko ndengeye ngoma uwari wagiyeyo bwa mbere wo muri famiye yanjye we yambwiye ko kugira jyewe nawe amahirwe yaboneye amanje yaca kwa ndengeye ngoma agira icyo amufasha bicamo ubungubu bari mu mahanga uranye naje kugaragaza amahirwe hano kwa ndengeye ngoma ndebe nanjye niba byacamo bigashoboka nanjye nkasanga famiye yanjye ahiba ubu mbese icyifuzo cyakuzanye hano ni ukugira ngo aguharurire inzira zijya mu mahanga nawe usangeyo bene wanyu nk'uko mubibona rero turashyize turahageze aha ni iwabo w'abakuru ni iwabo wa ba data ndetse ni n'iwabo wa ba sogokuruza na ba sogokuruza ba sogokuruza ba sogokuru ni ukuvuga rero uyu munsi ikituzanye aha kwari kugira ngo tuze tubaganirire n'uyu muganga mwahoze mwumva ko yitwa Muganga Ngoma akaba akomoka kuri Gihanga Ngoma ijana no ku basekuruza be hanyuma akaba ari kumwe n'umukecuru we Mukangoma akaba ari abavuzi ba Gihanga nk'uko muri kureba bagiye kutunyuriramo muri ibi bikoresho ndetse n'imiti niyo bikomoka nibiba ngombwa ikitari ibanga baraje bakigishyire hanze hanyuma tudatinze ndahera kuri uyu mukecuru Mukangoma muri hangana mbavuge mu mazina murantiza iyi nkimbo hanyuma ndajya nyikoresha nkubaza aka kantu nagaki akandu ni ingagi ingagi rero niyo tubaga mu birunga ikaza kureba abanzi bose ikabazana ikabatubwira mbese nayo ni abasekuruza banyu bibereye hejuru mu misozi yo mu birunga hanyuma ndakurikizaho aka kantu ndi kubona hari igihe naba ntakazi umusaza arihangana akatubwira kameramani udufasha ugaragaze kuri buri kantu ndakoraho aka ni akanyamasyo muze aka kanyamasyo kaba kamaze iki aka ngaka ni akanyamasyo aka ngaka niko ngomba gutuma kujya kuzana imiti kakayizana kuko kagendaga ng'umurabyo karihuta cyane ng'umurabyo aka kazana imiti niba ntibeshye neza hano ndi kuhabona ikintu ntazi ariko nigeze kumva muri gukomozaho ngo ni amagi iri ni igi ry'iki iri ngiri ni igi ry'inguba iri ngiri ni igi ry'inguba iryo ni igi ry'inkuba mukoresha muzi ibirere nabwo muri kuvura amarozi narira biri kumwe naryo ni igi ry'inkuba mukecuru naryo ni igi ry'inguba kuko iyo umukobwa yagumiwe bakaba baramuroze kutabona umugabo iyo umutumye iri gi ry'inguba rituma rwose imubonaho bwa busembwa bwose akazabona umugabo yihuse hanyuma aka kantu ntazi nako murakatwereka ako kitwa ngo iki kamaze iki aka nako guciramo imiti kazamo abanzi bya bindi byo bashyizemo hano by'ibirozi noneho dore ahanze ho byinjirira ni ahangaha noneho bikaza mu mwuka bikaza gusohokera aha ubwo ni ukuvuga ngo akamukifashisha mu kuvura amarozi mu majyepfo ruguru hirya no hino ibyo birozi bikajya biraza bikajya birasasira muno tukazabisangamo bigasohokera hariya ndabona aka kantu iki ni igisabo cyo niba ntibeshye ariko ntabwo nkibabazaho byinshi abanyarwanda barakizi ubwo nikibafasha gucunda aha hantu hari iki ko urakazana tukarebe numvishe bari kuvuga ngo ni imana y'abagore ni imana y'abagabo yoyo ni imana y'abagabo imana y'abagore ngiri ifite n'amabere imana y'abagabo rero iyi ni imana y'abagabo iyo abagabo baje tukabahereza imiti nayo mfiteho ububasha kugira ngo ifasha abagabo bene wabo kuko hari ibintu nabyo yikora ugasanga abagabo bafashijwe kuri baba bagabo nyine badashoboye gutera akabariro iyo mana baraza
ikabafasha umukecuru ati badashoboye nabo babyumvireho. Hanyuma n'iyi ni imana y'abagore ubwo ikora ibijyanye n'abagore bihwanye n'igitsina nayo igituma nayo iza kureba bagenzi bayo y'abakobwa babuze abagabo bagumiriwe mbese ngo bagumiwe nguko abakobwa bagira imyaka 30 ari nda musore umugeraho ariko iyo baje hano kwa muganga imana y'abagore ifite ikibongereraho ubwo rero watanga umuti ariko nayo wayimukozaho akabona umugabo bidatinze. Aya ndabona na amahembe, aya mahembe abafasha iki mu buvuzi bwanyu? Iri rero ni ihembe ibi byananiranye byose iri ngiri rirabigandaguraka. Ibyo nabyo ni ryo kamaro karyo. Mbese ibi byose tubona hano ni imiti yanyu, ni imiti yacu yo dukoresha. Tumaze iminsi turukumva mwebwe ku kintu kijyanye no kuvura abantu bari kure, ibyo bintu namwe murabishobora? Turabishobora. Uko iyo umuntu ari ngaha ngo ari ngaha muri Afurika, niyo agiye mu mahanga kubera iby'amashyari, noneho akatugana tukamuhereza ukuntu tugomba kumuhereza umuti. Tugashyira kuri chat. Kuko agerayo no kuba yabura n'akazi akaba yakabura. Kubera abamugiriye nabi wenda kubera abamugiriye nabi kubera n'ibibazo by'amashyari. Mukecuru hari ikindi kintu kiri hanze aha cy'abantu bari kurogana cyane. Ibyo bintu mwaba usibye kuba mwatanga wenda imiti yakora ikindi amarozi yose muyavura? Amarozi turayavura. Ubwo rero abantu benshi bajya kure mu mahanga bagerayo kandi basize iwabo ngo bagiye kura ko baronga udufaranga twinji tuzagira icyo tubamarira bageze iwabo. Bagerayo rero abantu benshi bakabagirira nabi, bagera bakabafatira kakazi ndi bakabone ari byo byabirozi nyine. Ubwo bahubwo akirwa ari kudera bakazabura ntikibagarura. Ariko iyo badutelefone kuri iyi nimero iri kuri screen tugomba kohereza umuti kuri WhatsApp. Yamara kugunywa ibyo yagiye gushikira byose akabibona. Twebwe turabavuze ba gakondo tubimaze bimisi kuko abo tuvura bose barakira kandi bagakiza. Muvuze ko muvura cyane n'abantu bari mu mahanga, cyane cyane ko n'ubu ngubu hari abari kubareba bari muri ayo mahanga. Umuntu ashaka kuganira namwe n'ubuhe buryo buhari yakoresha? Uburyo yakoresha nuko twamuhereza nomero yacu. Aho ufite nimero ya telefone? Nimero ya telefone rwose bakazadushakiraho kandi bakatubona. Nimero ya muganga Ngoma ni 078 53 ndasubiramo 078 53 46 218 46 218 ukavugana na muganga Ngoma ku kibazo cyari cyo cyose waba ufite aho waberereye hose, ndetse iyi nimero ukaba wanamwandikira kuri WhatsApp. Murakoze, nitubakenera tuzongera tubasure. Nuko nawe Imana iguhugisha uzagaruka utubwira neza yuko abantu rwose batubonye ko turabavura kandi turavura. Nkuko mubibonye rero aha akaba ari kwa muganga Ngoma, ni umuganga gakondo. Abenshi mu Kinyarwanda tubazi nk'abapfumu. Abapfumu bapfumura ibihe bakareba ibyo basekuru na basekuruza babo babasekuru bari bahishe inyuma, ndetse bakadufasha no kumenya iby'ubwuzukuruza bwacu buri imbere. Rero nge mwari kumwe ni Pasigara y'u Rwanda, murakoze cyane. Ikiganiro cyo nakagaruka.